bamwita Jack Ma, umukire wa mbere mu Bushinwa. Niwe washinze ikigo gikomeye kugeza kuri ubu ngubu cyitwa Alibaba. Yapurayinze inshuro 3 kugira ngo abashe kwiga kaminuza banga kumufata. Ashaka akazi inshuro zigera kuri 30 banga nabwo kumuha akazi. Bimucanze nibwo yeguriye internet, ashinga ibigo bikomeye, ari nabyo byamugize umukire wa mbere mu Bushinwa. Iki kiganiro cyitwa Hozaho update, nyemerera tubane mubwire ibyaranze Jack Ma. Yes, ladies and gentlemen, aho wabaye rose nkusuhuza nkubwira uti yambo nimba warakanze subscribe ngutereye isari, niba utarakanda subscribe kanda subscribe tuye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi bitandukanye. Bamwita Jack Ma, akaba yaravutse ubwo hari tariki 10 mu kwezi kwa 9 1964 kugeza kuri ubu ngubu rero akaba afite imyaka 58 avukira ahitwa Hanzu, China mu Bushinwa kabisa hari ahirya. Akaba afite biliyoni 24 z'amafaranga y'amanyamerika. Akaba ari washinze ikigo cyitwa Alibaba, agashinga icyitwa alibaba.com, agakora icyitwa Anti Group, agakora n'icyitwa Unifeng Capital. Uyu nguyu rero Jack Ma ubwo yari afite imyaka 9, twihuse cyane tuvunagura, ubwo yari afite imyaka 9 yaje kugira gutya aravuga uti watangira kwiga icyongereza. Nibwo yaje kugura radio rero akajya yumva icyongereza, agenda yungura ubumenyi mu bintu bijyanye n'ururimi rw'icyongereza. Icyo gihe rero ntabwo byaje kugarukiraho, ahubwo yahise avuga uti washaka ahantu noneho icyongereza ngenda niga nkusanya najya nyimenyereza. Nibwo rero yafashe urugendo bimusaba yuko azajya ava iwabo agakora kilometero 27. Anga kilometero 27 ni ahantu ushobora kugenda nk'amasaha agera kuri 2. Icyo gihe rero yajyaga kuri hoteli yabaga mu gace k'iwabo ka Hanzu, ajyayo. Iyo hoteli yari international cyase yari hoteli mpuzamahanga. Jack Ma rero uko yakomezaga kujyayo niko yatangiye kumenyerana na ba mukerarugendo batandukanye bazaga mu gace k'iwabo yari atuyemo. Nyuma akomeza kuza kwiga amashuri yiwe. Amaze gusoza segonderi nibwo yatangiye kuvuga uti washaka uburyo nakigamo kaminuza. Jack Ma rero twihuse cyane yapurayinze inshuro 3 zose baramwanga, kaminuza yanga kumufata. Agerageza kwapurayinga inshuro zigera ku 10 muri Harvard University, nabwo baramwanga. Nibyagarukiye aho yaje kwapurayinga izindi nshuro 30, nabwo baramwanga. Aravuga uti ibi ni ibiki? Mu buzima rero bwari bukomeye. Jack Ma avuga yuko ibyo byose bimaze kumubaho, yahise avuga uti ngiye gushaka akazi gaciriritse ngume nkore gake gake ndebe ko byavamo. Akazi ka mbere yabonye rero yahembwaga amadolari 10. Aya ni amafaranga agera ku bihumbi 10 by'amafaranga y'u Rwanda. Nyuma rero yaje kubona yuko bitazamutunga, nibwo yiyeguriye internet, ava iwabo ajya muri Amerika aho yari akurikiyeyo internet. Jack Ma nyuma ibyo byose bimaze kwanga, yaje gushaka abantu bamutera inkunga kugira ngo akore internet yiwe izamuke. Aho yashatse abantu bagera kuri 30 baramwanga, bose babashoramari banga kumushoramo amafaranga. Icyo gihe rero aza gushaka bagenzi biwe, baza kwihuza uko bari 18 bakusanya amafaranga, bashinga groupe bayita Alibaba. Alibaba bamaze kuyishinga, ikintu gitangaje nuko bakoze imyaka igera kuri 3 nta n'idolari na rimwe bari binjiza. Gusa ibinyamakuru byarababazaga uti ese ko nta dolari na rimwe mwinjije muri imyaka 3 kubera iki mutareka bino bintu? Bakavuga yuko nubwo nta kintu binjije, ariko ibitekerezo byavaga mu bakoreshaga Alibaba ari byo bibanzeho kurenza kuba batekereza ku kijyanye n'amafaranga. Byaje gukunda rero nyuma y'igihe kirekire Alibaba Group iramenyekana, internet
abagiganti ba interineti biza no kugira Jack Ma umukire wa mbere mu Bushinwa. Avuga yuko rero ahantu abakire barimo Bill Gates, barimo witwa Jack Will, harimo witwa Larry Page, harimo uwitwa Mark, itandukaniro hagati yabo ndetse n'abandi bantu batandukanye nuko bo batajya batera amahane ku kintu kijyanye n'amahirwe. Ahangaha yashaka kuvuga iki? Yashaka kuvuga ko hari igihe umuntu yisanga mu bibazo akabura uburyo yabikemura cyangwa se yabigenza, agatera amahane, akitotomba, akavuga uti mbuza amafaranga, mbuza akazi, nta kintu mfite, ubushomeri buranyishe. Ariko yavuze yuko bano bakire ikintu kibatandukanye n'abandi ari uko badatera amahane, kubera ko yavuze yuko ahantu hose buri gihe hari ibibazo haba hari n'imigisha ikomeye cyane. Akavuga yuko rero igihe ushinze business, kabone nubwo inshuti zawe, abashoramari, umuryango wawe se, ababyeyi bawe batakizera yuko iyo business izatera imbere, icy'ingenzi ntabwo ari uko batayizera, ahubwo icy'ingenzi ese wowe wizereye muri iyo business. Nimba wizereye muri iyo business, just go on, genda uyikore. Yakomeje kuvuga yuko ugomba gukora amakosa menshi atandukanye byanga bikunda igihe uri mu kazi, ukagwa ugahaguruka, ukagwa ugahaguruka. Ati uyu munsi bishobora kuba bikomeye, ejo bigakomera kurushaho, ariko umunsi ukurikira uw'ejo bikazaba ari uburyohe, bikazaba ari igitwenge, ari ibyishimo. Niyo mpamvu uyu munsi ushobora gutangiza groupe cyangwa se ikintu runaka ufite icyo ugamije kikazagushimisha nyuma y'umwaka umwe, 2 se 3 se, ntucike intege. Ikiganiro cyitwa Hozaho Update. Subscribe. We love you so much.